Yes, Code ya TV twongeye kubasuza cyane tubabwira ngo komeze kurikirana ibikorwa tukugezaho buri munsi. Wowe turakora subscribe tukugira ngo kora kabisa ujye umenya amakuru wagezweho muri showbiz yana mu Rwanda ndetse no muri rusange muri Afrika n'ahandi hatandukanye ndetse n'ibindi byinshi ukwiye kumenya nk'umukunzi wacu. Tukubwira ngo batihari bikurikirane kandi uduhe comment ku byo wakunze kuba byagushimisha utubwira uko uyibona akaba ari ikintu cyiza cyane. Tukunze kugenda tukubwira muri rusange ati ushobora kuba wagenda ukora aricyo tugenda tugusaba nyine ariko bimeze. Tuje kukubwira icyo kuri uyu munsi tukuzana amakuru y'ibyamamare, tuje kukubwira abasitari utaruzi basangiye cyangwa se bahuje abo ba ex. No urareba ushobora gukunda n'umuntu nanjye tugakundana, donc yenda tukazabimenya nyuma ukazamenya ko umukunzi ufite nanjye yageze ku mukunzi wanjye. Ibyo nabyo bibaho mu buzima busanzwe nk'uko nawe bishobora kuba bikubaho n'undi muntu wese. N'abasitari bigenda byagiye bibaho. Twaba tubafitiye urutonde rw'amakupure 5 y'abantu bagiye bahuza abakunzi. So ngubu yenda twaba twavuga ko ari aba ex kuko turasanga amakupure hafi ya yose ngubu kuri uyu mwanya asa nkaho atagihari, ntago bakiri kumwe, ntago bakiri kepo, bisa nkaho umuntu avuga ko bisa nk'ibyarangiye. Ku mwanya wa 5 turasanga Kenny Soul and Juno Kizgenza. Uyu Kenny Soul yakundanye n'uwitwa Ariel Ways bakundanye ubwo bari bakiri ku ishuri ry'umuziki rya Nyundo hari mu karere ka Rubavu. Abangaho kuko bigaga mu ishuri rimwe bagize urukundo kabisa, bagize urukundo navuga ruri hot cyane, ariko ntago rwageze rujya mu itangazamakuru, bakundanye nyine bari ku ishuri twabigita mu ruscolaire rano usabo bwabo busa nkaho bemeza ko barabara urukundo kandi urukundo rwari ruryoshye. Ariko nyine muri rusange nta bintu twavuga kuko ntago bageze baza hano hanze ngo baze mu isi ya showbiz, mbese bijye mu itangazamakuru bivuga cyane. Ibi byarabaye ariko birangira tutabimenye, nyine tuzo kwimenya bisa nkaho byarangiye ari muri kino gihe. Nyuma yaho uyu nguyu Ariel Ways yaje gukundana n'utwa Juno Kizgenza. Ibi ngibi urukundo rwavuzwe cyane mu ndirimbo yabo bakoranye yitwa Away. Indirimbo kuri uyu mwanya yabubakiye izina yaba ku mpande zombi Ariel Ways ndetse na Juno Kizgenza. Nyuma yaho hagakurikira amasaga biki byose byatumye bagenda bakurikirana banavugwa, bituma n'izindi projet zindi bagiye bakora nyuma zigenda zikundwa zinarebwa bitewe nuko barabahanzi bakomeza kugaruka mu itangazamakuru cyane, bakomeza kuvuga muri show business cyane bagaragara buri munsi. Iyi ngiyi ni couple ku mwanya wa 5 twakubwira. Ku mwanya wa 4 turasanga couple navuga abakobwa bombi Safi Madiba yaterese cyangwa se yagiye mu rukundo nawo ubwo twavuga Judith ndetse na Butera Knowless. Ariko mbere yaho uwitwa Safi Madiba yabaje kujya mu rukundo na Butera Knowless. Urukundo rwavugishije abantu hashize 2012 icyo gihe. Bisa nkaho uwitwa Butera Knowless yari gitangira umuziki we, kariyeri mu muziki we bwo kiwinjiramo. Yasinze Safi Madiba yari mu itsinda rya batatu rya Urban Boys, no kuvuga Nizo na Humble. Safi Madiba icyo gihe bakaba baragiye urukundo na Butera Knowless bavuga rwavugishije benshi, nabo ubwabo bagenda bararirimba mu ndirimbo bagenda barugarukaho, buri wese arivuga undi gutyo, nubwo nabyo bisa nkaho bitarangiye neza. Twavuga ko ubwo ngubwo bahuje ba ex ni Butera Knowless ndetse na Judith. Nyuma yo gutandukana kwa Safi Madiba ndetse na Knowless, Knowless we yase ashakana na Ishimwe Freeman producer, akaba n'umuyobozi wa Kenya Music turabizi. Ahubwo turareba ko Safi Madiba yise ijya mu rukundo na Judith. Bagiye mu rukundo barakunda nabo bivuga byinshi cyane bindi basa nkaho babana nk'umugore n'umugabo, ariko nabyo amakuru dufite kuri mwanya nuko batakiri kumwe nyuma yo kujya muri Canada. Nuko batakiri kumwe nyine Safi Madiba basa nkaho batandukanye anava mu itsinda rya Urban Boys. Ariko uyu musore ibyo no gutandukana mu itsinda n'iki n'abakobwa. Yes, kari uko bimeze. Ubwo nyine witwa Judith na Butera Knowless, ubwo umu ex bahuriyeho ni Safi Madiba. Ku mwanya wa 3 I think mwanya wa 3 turasanga DJ Toxic ndetse na Nizo Kabos. Nyuma yo kuvuga Safi Madiba turavuga nitwa Nizo Kabos ndetse n'uyu witwa DJ Toxic. Uyu DJ Toxic ngira ngo benshi icyo gihe twavuga ko
yaragitangira atarazwi cyane ubwo yagiye mu rukundo nitwa Sasha Kate. Uyu Sasha Kate bagiye mu rukundo barakundana dore ko baje no kubyarana umwana, ariko nyuma yaho gutandukana uyu Sasha Kate yakundanye n'uwitwa Nizzo Kabos cyangwa Mohamed Nizzo. Uyu nguyu ni umugore wagize itsinda rya Urban Boys tutagifite kuri uyu mwanya. Ngira ngo Sasha Kate ifite kwibaza ngo nubuhe uyu mukobwa yamenyekanye cyane. Nawe yabanje gukora umuziki ku giti cye ko ntiyawukomeza, ariko yangiye kugaragara mu ndirimbo rwose Samoya. Umukobwa uri mu byinda cyane rwose asa nk'ari muri dushe. Uyu mukobwa ngira ngo baramubonye mu ndirimbo Samoya Bruce Melody. Uyu nguyu Sasha Kate nyine ubwo yaba ex ubwo twavuga bari bamuhuriyeho ni DJ Toxic ndetse na Nizzo Kabos. Dukomeza ku mwanya wa kabiri turasanga turasanga uwitwa Prince Kid ndetse na Dore Sano. Prince Kid ngira ngo arazwi cyane, so isiye ko abenshi bazi bya vuba, bamuzi ibya vuba, bazi ko yabaye umuyobozi wa Rwanda Inspiration Backup. Iyi ngiyi ikaba yari company ishinzwe gutegura amarushanwa y'ubwiza cyangwa se Miss Rwanda. So Miss yashize nyuma yaho n'ibyagiye bikurikira byo ntabwo tubigarukaho, abenshi barabizi, ahubwo turaje turebe ku bijyanye n'urukundo yakundanye nitwa Teta Sandra. Teta Sandra, ariko mbere yaho Teta Sandra yabanje kujya mu rukundo nitwa Dore Sano. Dore Sano ni umwe mu bari bagize itsinda nyine rya Active, nako na n'ubu ngubu bakirigise kuko ntekereza ko rihari nubwo ritari active cyane nk'uko bitwa. Ntekereza bari inactive, ntabwo bakiri active, ntabwo bakora cyane nka mbere, ariko ntekereza think already barahari. Uyu Dore Sano yakundanye nitwa Teta Sandra. Urukundo rwabo rwavugisha benshi cyane kuko bakunda kugaragara ahantu hose bari kumwe, buri kimwe cyose mbese bagaragara ku ma red carpet Drake yanyuragaho. Bagiye mu rukundo runakomera cyane. Uyu nguyu Miss Teta Sandra gusa ntabwo byaje gukomeza. Nyuma yaho yaje kujya no mu rukundo n'uyu Prince Kid wabanje kuba umuraperi ariko akagira kabivamo. Imbere y'uko nyine ayobora ino Rwanda Inspiration Backup nawe yigeze gukunda nawo na Teta Sandra, ariko nyine igihe kiza kugera baratandukana kuko Teta Sandra we yaje kujya mu rukundo nitwa Wizzo muri Good Life mu itsinda rya Wizzo Radio nyakwigendera. So baza kumugera mu gihugu cya Uganda, baza kubanayo. Nyuma yaho nyine byabaye nabyo twagiye tubigarukaho kenshi ko urugo rutamuhiriye cyangwa se gukomeza kubana na Wizzo. Akaba yaragarutse i Kigali, ubwo akaba mu rukundo nyine twavugaga yarabashe gukundwa cyangwa se ijya mu rukundo na Prince Kid cyangwa Ishimwe Deodani nyine niko yitwa, ndetse n'uyu nguyu Dore Sano. Ngira ngo tugiye ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere turaza kuhasanga turahasanga uyu yitwa Anita Pendo, umunyamakuru, MC and DJ, byose arabikora. Uyu nguyu akaba yaragiye mu rukundo we ni benshi kabisa. Tunye tuhasanga Nizzo Kabos. Uyu Nizzo bivugwa ko yagiye mu rukundo ni Anita Pendo, ariko nanone bisa nkaho bombi basa nkaho batuvuga ko bitari bikomeye, bitari bihambaye, bari urukundo rwabo rusanzwe. So gusa turasanga urukundo rwavuzwe rwa Anita Pendo n'umunyamakuru Bakti. Arazwiho akora Afrimax, ariko ngo akaba afite channel yitwa Big Town TV akoraho bwe. So nawe bivuga ko yageze kujya mu rukundo na Anita Pendo, ariko Pendo akavuga ko byari iby'ubwana. Ahubwo turaza kuhasanga witwa Ndanda. Uyu nguyu wakinnye mu Rwanda, yakinye mu Rwanda, yabaye umuzamu ngira ngo APRFC, yagiye mu shampiyona y'u Rwanda yarazwiho icyo gihe mu myaka yatambutse. Yagiye mu rukundo na Anita Pendo, ariko we by'umwihariko nubwo wenda batandukanye bakaba barabyaranye abana babiri b'abahungu. Akunda kuvuga cyane, akaba yarabyaranye n'umukinnyi nyine Ndanda. Ngira ngo cyangwa se uvuka mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Akora icyo twakubwira kuri ayo makupure y'abasitari nyarwanda bagiye bahuje aba ex twababwiye umuryango top 5. So akora icyo twagenda twubwiye muri rusange nitwa Confiance, mubwiye ngo komeza kurikirana Code Lab TV. Tubafitiye byinshi cyane, tubafitiye showbiz. Stay touch.